Sister makuru. Mezele. Cha sister turebe. Kubi. Do. Urukundo buneza neza rugiye kunyica. Haba n'umwe. Ndakugeza nawe utaratangira gukoresha. Nyine urebye kubera gusenga. Mu myaka mfite zatarana. Nta mukobwa ndabona usa nawe. Ubu se nakwemera ntabwo wagenda. Mbanza aranapfa. Utwite n'ikira. N'urukundo. Neza. Neza do rurimo rurajya ku mutima. None se nk'ubu. Akarushya. Wabona njyenyine. Wenyine hasi hejuru. Cyane. Wakubaza nyine. Ubwo nyine umunsi. Umunsi. Wenda mutu wa kabiri. Winyikoreshwa Tumiwe! oya winyikoreshwaho nkunda se he ngo hasi hejuru uko n'ukubeshya abahungu bino ndabazi uko n'ukubeshya kubeshya ni icyaha oya nushaka ufukane gute cyangwa ubyihore uko n'ukubeshya nuko nkunda rwose ubwo urukundo bigaragarira bigaragarira yaba ku mutima yaba hehe ahantu hose ngenda nkuvuga umva niwanyu barabizi babizi he kuri eshatu nubwo ntibakuzi ntibaranakubona ahubwo ubu nawe ntabwo urabyemera koko ntabwo ndabyemera nese wabyemera nanjye simbibona ubu nese urabyanze simbishaka ahubwo sinshaka kukubona oya no winyikoreshwaho basi nyemerera mpe wenda by'iminota 3 mpite mpfa nacyo kubera ko urukundo rugiye kuzanyicira byonyine rwanjye Habimana wo kwa Clotilde rwaramwishe wagiye kumushyingura oya vuga utamfashe aremera ntabwo nasenze amasengesho nateye ntabwo ari ay'ubusa neza amakuru se shuri ni meza meze neza yego ashimwe cyane ni ukuri kw'Imana wagira ngo Imana ribizi nasenze sinanakubwiye ko urukundo rwose ruzaza Yesu we nabonye wabyemeye sibyo oya ntabwo ndi kubyumva ubu ngubu na n'ubu oya vuga utamfashe what basi wenda nyemerera mvuge mufashe oya utankozeho vuga utankozeho vuga nagukozeho yego hagarara neza umbwire rwose ngiye reka mubwize ukuri dore urukundo rurimo ruransya hano ku mutima ubu ngubu neza umva wenda unyemereye ukikundana hano muri karitsiye y'iwanyu cyane mu rugo barabizi iwanyu buriya njanza gutya ngasanga ubwo se uzagira umunwa kugeza rya nubwo wajya wawe wari usi rwose ubyemera pe twikundana aya bahungu b'iki gihe mwese ndabazi murabeshya na n'ubu koko na n'ubu sindakwizera nyemerera pe reka nkubwire rero ndakwemera ubu bwa none ariko nimba nabifata nawe ucaracara urakoze setu bizaba birangiye je ku nukuri ko nawe wowe kubera ko wabyemeye ndaza gushaka ukuntu bimenyesha abantu bose sude byumva setu ngaho genda rero numbaza byinshi ubu ngubu muri iyi minsi oya ndi busy cyane noneho rero sawa urakoze rwose Imana rwose urarundota we gusa nawe urarundota urakoze Hani we se kufite umushiye inkoko yawe basi yaramburuye
Kana makuru. Kana bundi hano yawe. Meze neza. Zikumushinga. Ubu rwose neza. Niko. Basi se nk'uko yawe yamurambuye ntimenye. Banjye nuko zirambura. Zirambura. Iyo kwa Noza hariya kwa Rodrigue yararambuye. Niko. None se reka mubwire. Ndagukunda pe. Turabunda nyo. Oya. Hasi mudiri. Ndakira urukundo. Uri umukobwa mwiza narakubonye noneho. Umutima uranga pe. Ukajya uhora umbwira ngo uriya mukobwa. Ibyo bintu zibibwiye abakobwa bangahe? Ni wowe wenyine. She's what? Ngiye uje kwigiraho gutereka. Nyine urebye sibyo no kubera wihaye Imana ariko nyine nararebye ndavuga ati rwose nanjye kanihangane mvuga ati uyu mwana ntaramwihebeye nyine nawe urabyumva None ukaba unifuza iki? urukundo Ndasenya. urukundo ntabyo ese Wansobanurira nyine. namuhungu uragutereta se basi Oya. ni jeje nyine wande ubwo bivuze ngo narakwihebeye Ntabwo mbizi. rwose Ko basi bitarakunda. turizi nyemerera Mbese ubu mukundana n'abakobwa bangahe? abandi bakobwa do abandi turi inshuti keretse wowe Wambwa. uvuga ati n'abandi turi inshuti mani Ntacyo dukunda. urabyemera Do me way! Do me way! Koze. Iki gitondo mana turagushika amakuru meze neza cyane iminsi myinshi cyane meza ayawe se ko ufite ikaramu usura umunyeshuri nanjye nkunda abanyeshuri nanjye rwose urebye sibyo curuza bombo Wambwa. oya ntabwo ndi kwiguhatira ariko nyine ndagukunda shuri oya aha ntabwo wari ukuyiguteretesha rwose kubeshya Funke! ndagukunda Funke! nyine kubera ko uri umunyeshuri sibyo ugendana ikaramu nanjye ngendana ibyo ncuruza Jesu! n'abakiriya nibambona ndavuga ati nuza wa mucuruzi wenda nkurebe reba Oh shit! umva ko bavuga ati ni bakobwa nako umukobwa we nkunda sibyo niwe mukobwa wa mbere we nakunda guhera n'ubu ngubu nyemerera ushaka nk'akanya twahura kuwa kangahe Kuwa mbere n'uguhura tukareba ibyawe. kuwa mbere noneho we nziyizira kandi nazindutse narazindutse pe Zagerayo amahoro. amahoro warindi shu amakuru wa munsi wayibutse rero wawe Ese waje ahubwo ari wowe. ayiwe naje noneho rwose naje wese nu amakuru ase wamubere basi kubera iki ntabwo nakubeshya rwose njyewe isaha wenda nubwo byanze ariko kubeshya ni cyane ntabwo nakwanga pe kubera ndagukunda sibyo umva
n'abantu barabyemeza yuko mukunda kandi uzarebe n'ameze wawe uriya muzehe wawe ankunda kubi njya amazi wagiye nko gusenga yewe nawe urebye sibyo buriya wowe niwe muntu wa mbere nabonye rero buriya urukundo ni ikintu rero buriya urukundo ni ikintu sisita ibishyimbo sibyo ibishyimbo kuganira ibishyimbo ibiki soza ibishyimbo ibiki ubundi wowe wageze hano gute mbwira neza uyu muntu mwahuye gute sister wawe ko muzi neza Ndumiwe mbwira neza njye mbaye sister wawe mbabwira ubundi ibintu ari kuvuga ni ibiki ibintu ari kuvuga ni ibiki This is when you want to use your life for now. tuguteze yombi tubwire hari ikintu bita nuzi ibiki ariko wavuze utavuga uri kubicisha kuvuga neza Gangsta for life. agasore kaduciye amazi kagenda asanze nyine yasanze ndi kuganira nawe se murakoze atangira kwita sister we atangira kwita hari ukuntu ibishyimbo mu rugo ibishyimbo hano hari ibishyimbo wari wasize byumye niba utuze wavuga ngo ibishyimbo ni mwebwe urwaye amaso se tubimenye vuga neza izo rinete se wambaye n'iz'ukundana n'abakobwa neza bose kubeshya n'icyaha Imana irabizi ubundi ko wambwiye murankunda abangaba bashe wambwiye kuki wambeshye She's what? Pregnant? Apostle, we hear of this. GCSE, no A-level. You will end up in McDonald's. You will end up in McDonald's. That's what I meant. I really meant what I'm saying. Pregnant? How old is she? 14. Jesus is Lord. 14? You know you can be prosecuted for that. Well, I love her, Dad. Oh my days, you will move out. You will move out of this house. I don't care where you want to move to. You must move out from this house. Oh no, you said she's pregnant. Are you sure, Emmanuel? She's pregnant. Most of you, they could get to Nigeria. uyu nguyu uramuzi ahubwo nanjye dore hari ukuntu ibishyimbo mu akani n'agakene mukaba benshi kandi ngo gafite iduka babwira n'akandi kantu rero afite ibomba agendana mu mufuka mu musatsi we kumisigiye reba singaho agasate agendera reba akiri ibyabo agenda na bombo yawe yashisha none si ntabwo twakamaye waretse jenga kwijyanira nyine tukabiciringa reka twigendera ureke nakanga guma n'ubukene bwawe na bombo yawe